turabyina intsinzi ariko yavuye he? Intsinzi yavuye mu ntambara. None se abanga kurwana bazatsinda, abanga kurwana bazabyina intsinzi. Ni mu rwanda urugamba munarukomerekere mu mwami wacu niwe uturi imbere. Haleluya! Ndamubwira ngo iyo wateye ibirindiro by'umwana, reka tugushime atuwamanye mashe, reka tugushime Yesu waravuye, reka tugushime Yesu waravuye, reka tugushime Yesu waravuye, reka tugushime. Kuvuka ugasanga warabyawe n'abapfumu n'umwaku, kuvuka ugasanga iwanyu baraguza nawe n'umwaku, gupfa udakijijwe umwaku uranziye, ariko turashima Yesu washaje akica umwaku. Amahirwe ya mbere ni ukubaho. Imana ishimwe iyo aguhaye kubaho. Hari ikindi yahishe ibikurwanya bikazi. Imana ihabwa icyubahiro. Ufite ibibazo ariko uracyariho, ufite intambara ariko uriho, hari ibikugoye ariko uracyariho. Iyo aguhaye kubaho Imana ishimwe izapasura ibihe iguhingutse mu gihe yateguye. Amen, amen. Yesu waravuye. Yesu nize. Imana ishimwe. Ababwira ngo nubwo napfa ngahanga kandi mpfuye nishwe n'abantu, ku gihe cy'umwami wanjye impanda ivuze, nubwo mwazana akatyusha n'ibindi mbese by'intwaro zikomeye, ntabwo muzakuza kuzuka. Haleluya. Rero icyo byari bivuze gukuzwa n'Imana ntabwo ari ugukura mu myaka. Gukura mu myaka, buri muntu akura mu buryo butatu. Buri mwana wavukiye muri Amerika ahari ubuzima bwiza, n'uwavukiye muri Afurika bavukiye umunsi umwe. Uko bizagenda kose aba bana baranganya imyaka, naho batanganya ubuzima n'amafaranga, ariko baranganya iki? Baranganya imyaka. Icyaka ni umuntu akuraho, akura mu biro. Umunsi umwe nigeze kuganira na Pasi, ni umusore uriya mubyeyi. Ntabwo numva rero Pasi urandusha ibiro, ariko nanjye ndakurusha imyaka. Ndakurusha imyaka ariko nawe ukandusha ibiro. Rero bivuga ngo umuntu yavutse atangira no gukura mu biro. Mbese ariko Imana buri umeze uburyo ikuza umuntu butandukanye n'ubu bwose mvuga. Noneho icya gatatu ari nacyo gikomeye, umuntu akura mu bwenge. Ntutungurwe no kubona umuntu wakuze mu biro agakura no mu myaka, ariko akaba umwana mu bwenge. Imana idufashe dukuze mu izina rya Yesu. Ariko hariho n'igihe ubona umuntu udakuze mu myaka yarakuze mu bwenge agakura no mu biro. Hari n'uwo usanga ari muto mu biro, ariko yarakuze mu bwenge. Hari n'uwo usanga ari mukuru mu myaka ariko ari umwana mu bwenge. Imana itugirire neza. Rero Imana idukuza mu bwenge. Haleluya. Imana idukuza mu bwenge. Imana ihabwa icyubahiro. Buriya hari ibintu biranga umwana. Icya mbere ntabwo umwana yizera. Impamvu atizera ni iki? Uramutse umubwiye uti mfite bombo imwe hano, uwayiguha nonaha ejo sinzakugurira ipaki, cyangwa nyiguhuye irye nonaha hanyuma ejo iyo paki uzayihorere, arakubwira ati mpereza iyo ngiye ufite.
mbiyo ngiyo mbona ibyo by'ejo ntabyo mbona. Rimwe na rimwe abanamahati hari igihe yazazizana na zakama ntatazima zakora uburyo ki nzarira cyangwa nzanyura no mu bundi buryo ari kamwe. Umwana ntabwo yizera. Icya kabiri mu buzima bw'umwana, umwana ntagira ibanga. Oya, umwana ntagira ibanga byambaye. Namubwiye mva rero mu kanya abanyerondo nibaza hano kunyishyuza muze kubabwira ko ntahari. Hanyuma ubwo umukuru n'umuto n'ukurikiraho bose babyumvise. Hanyuma rero waje umukuru ati ntawe uhari, umuto yatarahari. Ati ahubwo yatubwiye ko ni muzi tubuza kumubwira, mbese tuza kubabwira yuko adahari. Suko yatubwiye kandi ko suko yatubwiye yatubwiye ko tubahakanira. Umukuru ati ntawe uhari, undi ahita yinjira mu cyumba ati siguru, ati dore nguyu umwana nta banga agira ate agira. Ariko ibi bintu mbabwira mubizane iwacu aha dusengera, mubizane mu buzima bwa gikristo. Umwana ntagira iki? Umwana ntagira ibanga. Umva icya gatatu cy'umwana rero ari nacyo gikomeye. Umwana ntamenya agaciro k'umwambaro yambara. Amugurira inkweto z'ibihumbi 10, ipantaro ya 7, umupira w'ibihumbi 4. Uti rero tugiye gusenga wirinde ntuze kwiyanduza. Uti mu kanya ubwo imvura iraguye ugasanga ari kugomera amazi ngo atagenda. Yayatangiriye ngo atagenda, mbese ngo arimo arakora iriba, ngo arimo arakora robine. Umwana ntamenya agaciro k'iki, ntamenya agaciro k'umwambaro yambaye, yiyanduza mu buryo bworoshye. Ikindi kiranga umwana kiramuruga kandi ndashaka ibiryo maze nabi ndashonje ndenda gupfa, ukaza nimbabuza ugahundiza ugashyiramo amashaza ugashyiraho ibyitwa mu mbunda ukarunda ugateka vuba vuba, warangiza uti ngaho rya rero ngiye hano hepfo ndaje. Wagaruka ugasanga bimwe yabiriye, ibindi arabimena, ibindi arabyisiga. Uyu mwana aribuka inzara yari afite, arengwa vuba. Ikintu kiranga umwana kuki arengwa vuba. Mbonye amafaranga, hanyuma rero ubwo bambwira yuko ubwo ngize umubyibuho ngomba gushyira karokoro mu mubiri, nintagashyiramo nzapfa. Umwana arengwa vuba. Imana itugirire neza. Hari umumama nzi rwose twasenganye, iwe haherutse guca abantu uti amasafuriya amajerekani imitaka murakoresha, ati n'amadongo urayakora. Koko uyu muntu bamubwiriye iki gute? N'amadongo murayakora, ariko nabamusubiza neza. Ati turayakora, n'abagore batabyara tubatera inda. Ni ngaho musubiza. Uyu muntu mbese amaze kurengwa, ntazi agaciro k'umwambaro yambaye. Imana itugirire neza. Sasa muravuga ati jyewe nagashyira hafi tukamenagurana ngafashe hasi ubiho. Uyu muntu azi agaciro k'umwambaro yambaye? Nta gaciro k'umwambaro yambaye azi. Oya, ntabyo azi. Umwambaro yambaye ntabwo azi uwo ari wo. Imana idufashe. Muri uyu munsi umwe ngo mu ishyamba habaye amatora, ngo inyamaswa zose ngo zitoramo umuntu uzaba umwana, kandi ngo zatorwaga na bene wabo. Noneho ngo hari inyamaswa zo zigira ubwoko bwinshi, urumva zo zari kwibonamo umwami mu buryo bworoshye kurenza kw'intare ari nkeya. Noneho bagiye mbese ngo kureba mbese uburyo amatora yagenze,
basanga ngo za Nyarubwana arizo zatsinze, baravuga batoya bata amatora arasubirwamo, barongera ngo basubiramo, bongeye basubiyemo nanone irongera ibiya mbere. Ariko bakamengira babara bati umva rero ni mumureka b'umwami nta kibazo, ariko nzamubageragereza. Abyumvise? Ni mumureka agende ku ngoma nzamugerageza. Avuga ati umunsi wo kwerekana umwami ku mugaragaro nzagenda nitwaje igufwa. Ngo barimo ngomeza zirimo zitamba bakame kuko intagira iyo byinshi niyo bari bashize ku mwanya ngo wo kubyina. Ngo zirimo zibyina ngo ibifashe rya gufwa imera nk'irinyujije ku mazuru neza ya Nyarubwana. Ihita icanganyikirwa. Ati nuko uturutse ngirongera byinira inyuza. Ariko ngo urebye ibona ari bakame ifite. Avuga ati ubu ndaza kuri hekenya nte koko. Ngwirimo ibyinira rifatira rijugunya. Ryageze hasi ya Nyarubwana yahageze. Bakame iravuga ati dore ndabona uyu muntu yabumana. Ni mumureka ajyeho nzagira gute? Nzamugerageza. Ni mumureka ajye muri korari nzamubagerageza. Ni mumureka w'umudiyakoni nzamugerageza. Ariko ubu nta kikugerageza mu mwami. Hari umuntu ejo twaganiriye arambwira ngo iteka ryose iyo nasenze nibwo mpura n'ibibazo. None se mama ubwo kubwira ubireke. Ati yejo abisenga ndikoza ndigirira nibwo mpura n'intamba. Mpitamo urugero rero. Aho byari bikuru. Umusirikari yari mu kigo yicaye akaraba karya yakomerekerayo yacikirayo ukuguru hariya ntabwo yacikirayo ukuguru kwacika uko yagiye ku rugamba. Nabwira ngo nawe wasenze mbese iyo wasenze buryo uba washotoranye buryo wasanze Satani wamuvogere uba wamugiriye mu birindiro bamwiciye intumwa. Niba yageze bugufi bwe wongera ukamuta imuhanga. Niyo mpamvu haleluya, niyo mpamvu arakara, niyo mpamvu anyura mu bana. Ndabona wakiye ukomeza ukarwana intsinzi iva mu ntambara. Haleluya, buriya gutsinda biva mu ntambara. Iyo tuvuga ngo u Rwanda rwatsinze Kongo abantu bagaserembura, abakinnyi bavunitse amaguru, abandi bavunitse amano, abandi bari mu bitaro. Natwe turabyina intsinzi ariko yavuye he? Intsinzi yavuye mu ntambara. None se abanga kurwana bazatsinda? Abanga kurwana bazabyina intsinzi? Ni mu Rwanda urugamba munarukomerekeremo umwami wacu niwe uturi imbere. Haleluya! Ndamubwira ngo iyo wateye ibirindiro by'umwami ni nabwo ukomereka ariko ntabwo wapfa kubera ko ukuri imbere yatsinze Satani. Imana ishimwe. Dukwiye kuba abakristo bakuze. Imana ishimwe. Dukwiye kuba abakristo bageza ku rugero rukuze. Tukaba abantu bakuru. Tugira abana mu gusenga. Umuntu umwe yatwiyambaga ati mfite umushiki wanjye urwaye abazimu. Ati baramwishe bamuhejeje mu nzu nimuze mujye kubirukana. Twakoreraga hariya mu mujyi. Ndavuga nti mwana nabaho mu buzima ngiye kwirukana Satani ku mugaragaro. Mwana rwose umperekeze gusa. Turagiye mamagaro witwa Jean Marie Ladabasane nimuze tujye kwirukana abazimu. Ariko umwe muri twe aravuga ati mwitonde. Mwitonde ati abo bazimu mushobora kujyayo mwese mbese mukagaruka mutora amashashi. None se ati bahita bakwirukira amati bakakwirukira. Mpita numva yuko bishoboka ariko numva sindavuga ni ubwo turi kumwe na Yesu. Kandi niba utajyana umbwire byihorere, ariko niba turi kujyana
ni ukuri biremera. Haleluya. Tuba turagiye tuhageze, wa muntu wari uri gufite ubwoba kandi yari yagutanze mu gakiza, ariko atarigeze agira gute, atarigeze akura. Arabye ati ibintu ndabimenyere, abarwayi barambyemo. Ndabwira nose uko baratujyamo, ati barabirukiramo ubwo muragura. Turahageze turamureba kuko tubona yararembye, ariko noneho na wa muntu ufite ubwo baramwitegereza. Amurebye mushisha ati Jose, ati twaturi ibyaha turabyatura n'ibya kera tugiye twacuruzaga inkweto. Mana abo turi inkweto zitarakwira turabaye ibyaha turabyatura. Nuko tumaze kwatura, ati Mana se dusenge, tugiye gusenga ati ati nimuze mbere. Turagiye turongera tujya ku irembo mu muharuro, ati nagira ngo twongere twatura ibyaha. Turongera turatura, mbese na bya bindi twavuze mbere turongera turabivugana no tuvuga ibyaha turongera turagaruka. Tugiye gusanga ati nimwitono cyari kimana inyeretse, aturiya musaza we nawe ati naza yihana ataduteza umuraba. Tumujyana ku irembo, twongera ibyaha arabyatura. Tukagiye gusangira wa muntu, abazimu bati ntaho tujya. Zamara ati nabivuze, ati ntabwo nabivuze, atahubwo mwitonde. Turongera turasenga twari bane, ndebye mu na batatu. Bijama aragiye, ngira ngo baramuriye. Tabonye umuntu azimiriye, ese sirasangira mu mira. Kuko umuntu yagiye hirya mu muharuro niho yibera. Turasenga tubwira Imana turabaze mu tubwira Imana turabirukanye, tubarasha mu muriro, turabirukanye abanyamana ati naho agiye. Turasenga twumva turananiwe neza, imbavu ziratsa umuriro. Abazimu batibega turabananiza, kandi nanjye numva ndananiwe. Ariko Mana koko abantu bakwizeye, koko abazimu badusuzugure gutya na. Haleluya. Nuko musaza watubwiye ati koti hari umukecuru atatuye ati ku kagari ka Musezero, ati nari namubwiye yuko yaza kumureba, ariko yabwiye ko nta ntege afite. Turakomeza turasenga tugiye kumva tumuntu ati aminda none nujya ku irembo akaja kutwicira tujujubije, ati turagenda rwanda turabyamaye. Nuko mbese ngira ngo ni ijambo ribavuze, ndebye nsanga ni mukecuru uje n'akabana. Imana dukuze mu izina Yesu. Sanga ni mukecuru utabona, araje n'akabano, ageze imbere y'umurwayi amutunga yamune, ati dayimoni we nakubwiye muhereye none va muri uyu muntu abe muzima. Dayimoni ati ndagiye. Umuntu ahita abyuka aricara atera haleluya. Ariko se koko abagabo bane byange koko burundu byemere muri mukecuru koko? Abana ariko Mana twarakuze mbese mu mbaraga, dukura no mu biro, dukura no mu bwenge. Ndavuga za mbaraga z'umubiri, ndavuga ariko no mu mbaraga z'Imana. Imana idukuze n'ukuri. Turasenga ndabyemera, ariko mu bijyanye n'imbaraga z'Imana, Imana nidukuze. Haleluya. Haleluya. Buri umukristo mutoya iyo yakoze yibi ajya gushaka umuhanuzi ngo yumve ko yageze ku Mana. Buriya warumvise? Iyo ndabona umuhanuzi ngo ati aya wasende data, yarayumvise, aravuga ati buriya nasengeye ubusa. Hari akagurupe kari ak'abamama bagera nko muri 7. Umwe muri barampamagara ati ndashaka ko tuzajyana gusenga. Ati se buriya tuzaboneka ni bose nzaboneka. Nuko hashize iminsi nza kugira imbogamizi ituma ntaboneka kuri wa munsi. Namugane ntabwo nabonetse rero, ariko
ni mwihangane mugende musenge. Ati ubu twagenda twese turi impumyi. Wabyumvise? Muri impumyi gute? Nyine hari igihe tutakwerekwa ngo tumenye icyo Imana ivuze. Aba bantu bakeneye iki? Bakeneye kuba bakuru, bakeneye gukura. Banajye umuhanuzi runaka agatega umva amafaranga akayamarira mu nzira. Uyu mukristo ni mukuru? Ntabwo ari mukuru. Ndababwiza ukuri. Hamwibutse kumpamagara mu gihe cyashize mbere ya covid, Igitarama ari Igitarama, arambwira ati ubu umugabo wanjye kujya ku kazi yasembye urugo. Ati natwe twaheze mu rugo. Ati twabyutse dusanga amajanja y'inkoko ku muryango n'imiceri biriza. Ati ngwino ubikubura. Kuko mvi Kigali njye gukubura amajanja y'inkoko Igitarama. Uyu muntu we ntafite Yesu. Dukwiriye kugera ku rwego Imana ibana natwe tutayirebeye mu bandi. Si? Dukwiriye kumenya ko Imana iri muri twebwe. Imana yabaga muri Mose, niyo yabaye no muri Yosuwa. Yosuwa yari mutoye, ariko Imana iramubwira ngo uhereye none, haleluya, Yosuwa ubwo yakuze mumeze mu myaka, kuriya gukura Imana ivuze izamukuza mu myaka, kuriya gukura Imana ivuze izamukuza mu biro, kuriya gukura ni mu bwenge. Haleluya, Salomo yasabye iki? Imana ishimwe. Yari gusaba ibyo azajya agaburira abantu, agasaba ubutunzi, akanasaba ko abanzi be bapfa, ariko aravuga ngo Mana, icyashoboza kubana nawe nkakiranuka nkakora n'imirimo yose nshinzwe neza, ni ukuri ndagusabye nunkuze mu bwenge. Imana ishimwe. Pawulo yavuze ngo mbese nkiri umwana nagendaga nk'umwana, nkibwira nk'umwana, ibyo nakoraga byari iby'abana. Aravuga ngo ariko maze gukura, Imana ishimwe, Imana imaze kumukuza. Turi umukristo muto. Ndagira musobanurire inzozi. Buriya nkunda kuzisobanura, kandi natangiye no kuzisobanura hari ntaranakizwa cyane. Nkigera mu gakiza ntaranabatiza, umuntu namubwiraga icyo yarose, akaza bivuze ndagira musobanurire inzozi. Ati naragiye kumva numva ikintu nijoro, kiraza kirambwira, kimpamagara mu izina, kirambwira ngo nimve mu byaha. Uwo ninde wamuhamagara? Wanze mbabazi. Uretse nuko umuntu yagusobanurira, ubaye mukuru koko ntabwo wahita umenya uwaguhamagaye. Wahita umumenya, wahita umenya ko Imana igize ite iguhamagaye. Ntabwo ijwi rya Satani ryakubwira ngo uva mu byaha, iryo riba ari ijwi ry'Imana. Imana ishimwe. Rero Imana yigukujije mu mbaraga zayo, ibyo washakiraga ku bandi nawe ubyibonaho. Nabwiye abantu ndababwira ngo dore kimwe kiranga abakristo b'abana. Twebwe umuntu yaraje turamwakira, jya muri korali yacu akajya turirimbamo, nuko hamaze imyaka nka 12, nuko ati tuvumbura ko ari umurozi. Ariko koko umurozi koko mumara n'imyaka 12 mugendana, iyaba warakujijwe n'Imana, uyu muntu wari kumumenya. Imana idukuze kugera ku rugero tumenya abo tugendana, abo tuganira. Ni gute umuntu yazanye ibyo kurya bihumana,
ukabirya ukarinda iyo ujya kwa muganga, wagira amahirwe ugakira byakwanga ugapfa, uracyari umwana mu mbaraga. Ubaye uri mukuru wamenya nimba aya majanja ipusi yayahaza ikayataho, cyangwa ukamenya imvo n'imvano yayo. Twumva ngo hariho abantu berekwa n'abahanura n'abarota, rwose n'uburyo Imana ivugiramo. Tutarava muri iri teraniro, Imana niyo guha uburyo bumwe muri ubwo. Haleluya! Imana niyo guha uburyo bumwe muri ubwo. Ejo bundi muri Nibature umuntu yarambwiye, ariko nawe arimo kumpenyuza, yari umukatolika. Arambwira ngo reka barokore ko mumenye ibizaba. Wambwiye ibizaba ejo ku rusengero iwanyu nkazahaza. Abantu twabanye muri Nibature ku munsi wa mbere, mwahabonye umugabo waje, burya yari yaje kureba Imana nzeye. Ndamubwira ngo Nibature izaba, ariko izazamo abantu uhereye kuri 6 kumanura. Nibarenga 6 uzamenye ko ntasenga Uwiteka. Ndamubwira ngo nuko Imana ivuze. Aragenda ava hariya hafi ya kiliziya, mbese arazinduka mu gitondo saa 10 yarageze hano. Hanyuma abantu twasenze turi 5, turinda dutaha kandi arambwira ati Imana y'abarokore yubahwe. Haleluya! Arambwira ati Imana y'abarokore niyo. Arambwira ati ndayemeye none. Ati numvaga bavuga ibizaba nagira ngo mukoreshe. Arambwira ati ndabyemeye. Ati sengeranyizwe. Ati sengeranyizwe. Ati niriya modoka kandi isengera izaba n'umukiriya. Rero ndagira ngo mbabwire ngo dukwiriye gukozwa n'Imana. Pawulo akiri umwana yarasenga mu gihugu. Pawulo akiri umwana ntabwo yari umwana mu myaka, ahubwo nibwo yari agikizwa. Yakoraga iby'abana akagenda nk'umwana. Bavuga ariko maze gukura mva mu by'ubwa numva akiri umwana. Yavuga ngo gerageza gukora ibyiza bibi bikananga imbere, ubwo aracyari umwana. Ngerageza gukora ibyiza bibi bikananga imbere. Umva Abagalatiya 10:20 yaravuze ngo ngewe Pawulo nabambarwe na Yesu. Haleluya! Nabambarwe na Yesu ariko ndiho. Aravuga ngo nyamara ntabwo ari ngewe uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri ngewe. Ugenda mu nzira ntabwo ari Pawulo, uvuga ntabwo ari Pawulo, ahubwo iyo ngenda mu nzira n'imirimo yose nkora ntabwo ari ngewe, ahubwo ni Kristo uriho muri nge. Ukwiriye gukura umuntu agapfa hakabaho Yesu, kugira ngo ukwanze abe yanze umwami, ugukunze abakunze Imana, ukurwanyije nawe abarwanyije Imana. Ukwiriye gukura kugeza igihe upfa, ahubwo hakabaho Yesu. Urashaka gukozwa n'Imana? Ndagira ngo uhaguruke ku maguru yawe dusenge. Niba wifuza gukuzwa n'Imana, niba hari urugero wumva ukiri umwana, erega kuba umwana ntabwo ari mu myaka. Uru rugendo turimo ruradusaba gukura, kuba abakristo bakuze, kuba abantu bakuru, tugakura mu bwenge, tugakura mu mbaraga z'Imana. Ndagira ngo dusenge Imana twese. Imana iduhe umugisha. Sabe mwene data Papa Buringo yigire hino adufashe gusenga Imana.